Kunze Pi Network 250 nongeye kubasuhuza mbibutsa ko amatariki batanze ya tentative ni ukuvuga ngo kuba abantu mwavuye muri tentative ari kwegereza, ngira ngo mbabwire ati mugerageze mwandikire support murebe ko mwava muri tentative. Niba hari n'ikibazo cy'imyirondoro mutujuje neza, mukaba wenda hamwe mutarashyizemo amazina ahuye n'ari ku irangamuntu, mugerageze mushyiremo amazina ahuye n'ari ku irangamuntu, kuko bavuze ko mushobora kweditinga byibura amazina inyuguti ebyiri, kuko hari inyuguti wibeshyemo uzeditinge, ugende muri setting urebe ko amazina ahuye. Ikindi mugerageze mu mining buri munsi mugera ku gihe, nimusibe no kwandikira support mukaba mwayandikira. Hari n'abantu rero bahabwa liveness, ntimuyikore, mugerageze mukore liveness, muyikore neza. Niba bakubwiye liveness uyiha agaciro, ujya ahantu hari urumuri, ukorera ahantu hari urumuri, ahantu hagaragara, telefone yawe checking neza ko kamera imeze neza, then ugerageze ukore liveness neza, kuko murabizi ko tugiye kujya muri open mainnet. Ni igihe cya open mainnet gisaba ko buri muntu yagakwiye kuba yiteguye kuba yajya muri open mainnet, nawe akaba yabona inyungu zo kuba yaramayininze, ukaba watringa nyine ukabona benefit zo gutradinga coin aragara, kuko GCV nubwo tubwira ko agaciro kazaba kagera ku 314,159, ariko ni ikintu kigaragara yuko agaciro gashobora kuzazamuka cyane. Ikindi tugendeye kuri pre-market price, nababwiye ko pre-market ari 60, niyo yaba ifite amadolari 60 ugakuba n'izo ufite, yaba ari amafaranga menshi. Ubwo rero mugerageze mu biha agaciro, mumenye ko Pi ni ubutunzi busaba ko mubuha agaciro kandi mukabwitaho. Ubwo open mainnet ni vuba, reka rero dutegereze ko open mainnet yazaza, kaza mwiteguye. Murakoze, mukomeze mukore subscribe, musharinga n'abandi.